Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Ndazinutswe. Wanditswe na Manishimwe Dieudonné unonosorwa n'itorero ndamutsa. Iyo urimo neza niwo munezero wa mbere uba kwisi. Ariko iyo ruguhindutse rukubera agahinda gasaze. Urukundo rugira ibyarwo kuko ntirugirira impuhwe umukene cyane. Umwe bavuga ko atagira n'urwara rwo kwishima cyangwa ngo urwubahe umukire cyane ufite ifaranga n'agafaranga. Uzi yuko uzi umuntu akagukunda? Ubumvise bavuga waramaze kuritaha. Uzi iyo bihindutse ugakunda umuntu we ntagukunde? Nta gitangaje kuba wakwiyanga ukanasezerera urukundo. Iyi kinamico yitwa Ndazinutswe. Bigenda gute ngo umuntu azinuke urukundo mu gihe abandi barwifuza? Dukurikira umukino. Subiramo nimero. Uyu ariko sinagombwa kuyisubiramo. Sisiya imiherwa na 90. Urumva se utazizi? Nizo shyiraho rwose 100. Nta bicene mfite ariko byo kugusubiza. Mwese ntiwishyura abanza kuri mu yayandi yawe. Rwose birahita byoroha. Harya wari ufite yangahera? Nari ngufitiye 500. Ni hahandi ariko biracyangora kuko nta gicene na kimwe mfite. Ahubwo se ngo yasubiranye ukaza kuyanzanira wavunjishije. Cyangwa nungusa kandi gatekereza ureke ngo uhinde imitu ya 300 bihuriremo. Kuko mana yanjye Kamundi ngo imitu ya 500 nayikoresha iki? Imitu ise kora iki? Ukayamagaza hari ikindi se? Nanjye ndabizi ko yahamagara ahubwo ikibazo cyanjye ni ndayihamagara nde. Ariko nshimiye nawe ntukaze. Nusugura mbaza wahamagara aho muziranye bose ndabaye. Erega buvuga tuziranye nibo nkubaza. Ngiye bamagara mu rugo tuvuga nuko tuzategura ibirori byo kurangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Kandi naya 200 rwose ndabizi ntabwo ari bushire. None se mu rugo nibo bonyine uziranye nabo batunze telefoni uhamagara inshuti zawe nabo mwigana. Inshuti ngira njya nkumbura ni wowe gusa. Abo twigana mbamagara mbabaza niba twiga cyangwa se tutiga. Kuri ari ibintu byose rwose twarabirangije dushigaje kwambara amakanzu yacu tukitahira. Harya ngo beje ubundi ibintu byo kwambika amakanzu n'ibirangiye uzahita witahira. Cyane rwose. Kereka we nangiza amahirwe nkabona akazi mu mujyi. Nta vundi rwose nakabona. Sahita nitahira njye kwicara iwacu. Kwega ibintu bibi wese. Urabizi. Shaka namaze kubakunda none muri igende. Uramaze kudukunda twebwe bande. Nyine wowe na bagenzi wawe. Abajyaga mungurira mwese ndabakunda. Sawa. Natwe twari tumaze kugukunda shabana turigendeye. Ubanza urukumbuzi ruzaduhitana pe. Ngiye ndumva ntangiye kubakumbura mutaranagenda. Cyakora disi wazangezaho muzaba mwambarira ayo makanzu ngo mbirebere uko muzaba mubereye mwese. Mwese mumeze nk'abapadiri. Abapadiri ze ko bambara y'umweru ahubwo twe tuba dusa nk'abacamanza. Ndabona umucamanza uko aba yambaye. Gusa nabonye namwe muberewe we. Akiriya gikanzu muwa mwambari nkanje cyambaye. Ndi imbere y'abantu bose banyitegereza narangije amashuri yanjye bana we. Shaka nkundi. Ndakumva. Kwa kuri inkono utatetse ubona ari iryoshye ariko rwose kwambara ikanzu nta gishya kirimo. Yambara mu gitondo n'umugoroba ukayikuramo ntacyo wahindutse ubonamba. Uravuga utyo kuko wayikoresha. Wizeye neza ko ejo bundi uzaba wayituyemo nta shiti. Nanjye wayinyambika nashaka nkarara mpfuye. Waye kwambika washaka bikagenda gute Kamundi? Nashaka nkarara mpfuye pe. Icyo cyo mpfuye niriwe nyambaye. Najya mu ijuru kuko nta myenda naba nkibara ku Mana habe. Mbese nawe mpfuye nsubijwe ibyifuzo byanjye byose. Kamundi. Umuriri akanzu uzayambara rwose. Kandi numara kuyambara ntuzahita upfa. Byashoboka ko nzambara ya Solange umunsi yarangije nubwo mbona atari kuri iyi ngoma. Ntabwo uzambara ya Solange gusa uzambara yawe. Urumva? Uzambara yawe uzakora mu myaka 4 cyangwa 3. Urumva? Gusa icyo nzi cyo rwose izaba ari. Kubeshya se. Uzayambara genda bize. Uyangana gusetse cyane shibe. Kaminuza nizi niyo gukanda akanyenyeri nkohereza amayinite mu bakiriya kandi iyo narayirangije. Iyi nayo sinisuzugwe gukora gutunza. Urasekeje. Ariko ikwambikishije rwose ntabwo ikwambika ikanzu. Iyo mvuga uziga rero. Niyo uzarangiza ukambara ikanzu y'umukara n'ingofero yayo ugatumira abantu bakaza mu birori byawe.
urabiseka Shibi udatuma nongera nkaguseka Ushaka ko rwose kandi turi mu muhanda bakagira ngo nasase Kankundi utarabashije kurangiza amashuri yisumbuye harya ubwo yarangiza kaminuza yaraguje kwande Yawe urabona se hari igisigaye utabimenya ahubwo Erega burya ngo imihini misitera amavu mw'abantu mwe cyangwa ukundi ko nagenda gateguranye nko guhenanuka muva muri ayo yewe muze mufashe n'ivunira amasaka cyangwa murashaka ko aka kazuba karenga ntararangiza kuyavuna kongera karara mama ahubwo banze usubire za nkweto nazimenyereye Mama sinabivuze ko ari buze kwisenura nari nabivuze ko ari isenura oya rwose ngo babarirara reka nisekere mama wese wari umaze kuvuga ngo shinga mu none yazimenyereye neza yambwiye ko yazimetirije ariko iramugaraguye rimwe kuri rimwe ngo turazijya mu kirere wagira ngo biragushimishije yasekeje nibondeke nisekere umwijogonyero wabira musaza wawe umuntu yanapfa museka gusa mama nandebera ukuntu uzikora atambabaye urababaye nitako nikubise hasi none ndumva hari kokerwa ihangane haraza konyuhagera ihangane ubundi si muba mwambara bishinze bitya muba mubona ko umuntu yabyambara agatambuka mumbarize komeza useke ntacyo ibyo si ibyo nanjye namubwiraga mama kumva kare namubwiye ntiwarebye inkweto zisanzwe umenyereye ukazaba arizo wambara yanga kunyumva ngaho reba ko wagira ngo biragushimishije sasha ariko ubwo muzi ko ibirori byashimiye bizaba ari akataraboneka ubwo si ni gute koko nzajya mu birori birimo n'abanyamujyi nkagenda nambaye ibintu by'igiturage sha komeza useke birakureba none si inshinga igaragaza ko umuntu ari umusirimu beya sha none se sinayitiye umugore wa gitifu reka yakwambara ibintu bitari iby'abanyamujyi we ntabyo uzi nimuve muri ayo yewe muze dukwakwanye turebe ko ari amasaka yava mu nzira tukayashesha erega iminsi yageze ntagisigaye aha Diane najya kugufasha ngiye rwose ngiye gukomeza kwitoza izi nkweto akamenye kuzigendamo neza kandi buranije mama ngiye gutaha mu kanya rwose tugende mwifashirize nkomeze nigeragerezaho kuko nzambara ino nkweto tugende mwifashirize ubwo biyashanze kunyumva arashaka kuzagarama no mu birori nk'ubu ngubu wivuga ibintu bibi kuri mushiki wawe umwirasi se ureragira aho abimenyereye cyangwa se azireka azashaka izindi ariko sinzireka ye ngaho rero mama samaze kugwa aha ngaha mu rugo mu kanya none haraje inkweto arizo zigira ikibazo ajya gukoresha nagera mu rugo umugabo akamubaza ko yaguye ntabwo araza kwisobanura avuga icyo yaguye ari gukora ntukavuge ngo uvuge n'uriya mugabo yewe uriya si umugabo arakagaburirwa ibamba hari igihe nshimese atamubwiye ngo azamuteye itahere ntiyanze oya nanone kandi ntiyamuta azihangane babane kuriya nta kundi urumva si umunsi yajya ahangaha akahava ejo akava akajya ahandi ejo bundi ni uko akazagarukira hehe ihangane mwana wanjye ariko izi nkweto wazikubye koko ubwo wibutse ko dutetse ngo ujye kudumuha akajisho aho bigeze ezeke ejo ni umunsi udasanzwe ngomba kuwutegura neza rwose uribuka ko mama na bene mama bazaba baje n'inshuti n'abavandimwe bandi abaheseka abantu babiri bazaza muri stade niba ushaka kuzemeza cyangwa urashaka kuzemeza iwanyu mu giturage mugiye kwiyakira haba muri stade haba mu rugo aho tuziyakira cyangwa ubwo rwose nuko ejo ngomba kuzabanza neza ukomeza uzikobe nakubwira iki wibuke ko iyo ushushanyije inka cyane uyigira imbwa dore urimo kuzisiga umukara bizageze ejo wazihituye umutuku aha barangiye kwirebera akankundiye da
kandi warasaze wa muhungu ubwo se muri uyu mugoroba kankundi ugiye kumurebamo iki shimwe ndabona rwose zakeye gatera ngaho ahubwo hasaze wese amwe nyamara wasaze ubuze utekereza ko ngiye kumurebamo iki muri uyu mugoroba aha nyamara shimwe ni akazi kawe genda nyamwanga kumva ntiyanze kubona ubwo uragiye ngo mwishimire ko ejo uzambara rero niba utazi ibyabaye ku musore warangije butare maze ku mugoroba nkuko akajya kugira uko yigenza itumba birakureba ibyo si ibyo yingeza mwana rwose ntugatekereza amafuti buri gihe mushyira ubutumire bwe buzatuma bamwemera kwinjira mu birori nta kindi mushyira iki cemi mushyira urupapuro rw'ubutumire singuru se oya singuru reka ndebe useka ari byo koko none shimi ushatse kuvuga ko ejo uzinjirana mu birori na kankundiye n'undi muntu umwe cyane rwose azaba ari kankundiye na mama no shimi reka guhubuka gutyo reka guhubuka rwose ngo kankundiye na mama wawe cyane rwose gute suko ese ubwo uratekereza ubutumwa uzaba utanze ubutumwa buheza kuyumvishe nawe ubutumire n'abantu babiri nanjye wa gatatu umwe ni mama undi ni kankundiye nituva muri sade tuzaca ahantu twiyakire yego ubundi ntahari n'ababyeyi tujye gukora ibirori mu cyaro none kibazo ni ikihe samwe shime ndabyumva ko uriya mukobwa umushaka mu birori kuko uramukunda kandi nanjye ndabizi sibyo ariko wihubuka ngo utwarwe n'amarangamutima bigezaho ariko si ikibazo ni ikihe ko ntacyo uri kumbwira sinumva kugeza ubu ko ndi we nkoze kumujyana mu birori oya wikabya rwose shime urumva wenda uzamuhamagaraho uziyakira nawe aba ahari ariko wimujyana muri sitade ndakubujije uzi ko umuntu wese azahita akeka ko mukundana ariko ibyo nta kibazo babiketse cyane ko bitaba ari no gukeka ahubwo byaba ari nibyo koko umva shemi wikwitiranya ibintu ariko se byaba ari byo se buriya urateganya kumugira umugore ko umuntu wese uzanye inshuti ye mu birori byo gusoza amashuri abantu bahita bibwira ko ari fiancé we byose urumva hari ikibazo kirimo kitabamo umva ntacyo abura abagore bagira kandi nanjye ntacyo mbura mu byo abagabo bagira abikizi sari ikibi kirimo samwe noneho ndimo gutera izaretswe umukobwa ni fiancé oyana ntabwo ari abawe kuko ntabyo ndamubwira ariko nabaye we byanshimisha kurushaho shemi reka nkubaze ikintu ukunda umukobwa ucuruza miti none ko aricyo gishoro afite none se samwe ubu twe turi ku rugamba rwo wanagura inkweto ngo zigira agasura abandi bataguze inshya ariko umukobwa utararangije n'ayisumbuye byibuze nshimi koko none se ko mukunda samwe Solange mwana wa mama na data karame dore nta wundi mfite mbwira ni wowe gusa umbabarire unyumve kandi unyumvire ngaho rero wagize kandi kutaherutse kumpa izo mpanuro zo kwirinda abasore oya izo kwirinda abasore naraziguhaye nziguhukira umwana ubu ugeze muri kaminuza nawe uri mukuru uzi kwifatira imyanzuro icyo uzakora bizaba ari ubushake bwawe ntuzagire ububeshyira ngo yaragushutse none se ibindi bintu biguteye ubwo ushaka kumpanuraho ni ibiki kankundi mwana w'ama karamba mbabarire uzige wige uminuze wige mpaka iya kanzu nshimiye yari yambaye nawe uzayambare uranyumva ese burya nibyo wambwiraga sha urunyitereye ubwoba wibikerensa Sora nibyo ntibyoroshye ugomba kwiga kandi ukarangiza paka wambaye iriya kanzu nkaza mu birori byawe kankundi ndakumva wowe data na mama ngira nta wundi mbwira ibyanjye cyangwa nsaba ibyo nshaka humura nziga kandi nzaguhesheshemo ubone ko utaruhiye ubusa Sora karame icyo ushaka cyose uzakimbaza niba ari n'icyo ntafite nzagitira ariko wige neza urangize uzi ukuntu nambaye ikanzu yashimiye ngiye kwifotoza kumva ikiniga kiramfashe maze amarira agashoka humura akana ka mama na data nubwo bitagikunze kuyambara ariko akara kanya kunzayikwambarira kankundi karame kuva wava mu ishuri ngo uzumfashe gukomeza yanjye nese numva nkugiye n'umwenda ntazi uko nzishyura kuwunyishyura ntibyakunda Sora icyo ngusaba ni kimwe gusa uzandwanirira ishyaka wiga amashuri ashoboka yose kuzakubona wibeshejeho neza bizaba bimpagije kuko nzaba mbonye ko ntaruhiye ubusa nukuri ibyo nzabikora rwose ntuhangayike ibi birori byanshimiye uvuyemo bikagushimisha gutya humura nyuma y'imyaka 2 uzasubira mu bindi nkabyo uzishaka umuntu atambuka yambaye amakanzu ye n'ikigofero n'umubyeyi wari aho ngaho n'abavandimwe bose bamushagaye urabireba ukumva ibinyamuneza neza birakuzuye ariko wakibuka ko ari Rwanda ukumva urasubiye harya wowe na mama nimwe mwari mufite ubutumire bwo kwinjira aho ibirori by'ishuri byabereye cyane da
twinjiye turi batatu gusa hanyuma we itajya kwicara mu banyeshuri jyewe na mama we tujya mu bashyitsi. ariko Kankundi Shimye aragukunda wowe ntujya ubibona buriya? Shimye nanjye sinzi ibyo rwose ko nkunda ntabwo nkunda ariko ibintu nkorera yakabaye abikorera umukobwa bakundana. buriya se hari uwundi utari wowe? ibaze ko ari wowe yajyanye mu birori bye, none se ubundi ntiyagutangaje imbere y'abantu ko uri umukunzi we? ariko noneho ubanza nawe wasaze sora. oya ni ukuri yari kuba ntangaza ngo ndi umukunzi wese gute kandi ndi inshuti ye bisanzwe. ntabwo uri inshuti isanzwe Kankundi, uri inshuti idasanzwe. ubaze uratega ko ababyeyi we batazi ubwenge ara niba mama we yabonye ari wowe mwinjiranye muri stade mwavuye mukajya kwiyakira ukicara imbere hafi y'umuhungu we uratekereza ko ntacyo yabonyemo? oya mu kwiyakira ntabwo nigeze mwicara iruhande ko yabinsabye ndamutsembera mubwira ko ndi bwiyicarira inyuma hamwe na za nshuti ze bajya bazana ku muhanda. ni hahandi ntacyo muhisha ntihabuze ababimenye. erega Shimye aragukunda nuko wenda yatinye kubikubwira aho ubundi birigaragaza. muko niba uri mu bitotsi sinzira ureke kurotaguzwa. Shimye ni umusore mwiza warangije kaminuza ye yakunda Kankundi utarize n'ayisumbuye kuko habaye iki. none se ko umuntu akunda undi ubumva dukunda amadiplome? ariko nyine ku buryo umwana warangije kaminuza ye ugiye gutangira akazi vuba aha agakunda akanyamitiye Kankundi ahangaha harya ubwo nuko muri kaminuza aho yigaga nta bakobwa bayiganagamo ra? yabivuze gusa byasigamo ariko mana zari ziryoshye koko. ndawe wandawe uri mu bura gatoboka inzoga ziri ahangaha ejo ubu nagakwiye kuba ndimo nkonoza koko. ewe ugira ngo wavuze ko amacumu yayo adashira igorora se yarabeshyaga? ntashira igorora koko warura ukuntu ejo washakaga ikigage yanywaka ushaka urwagwa akanywa ushaka umutobe akadaha unywa ubushera akanywa none icyaka kikaba kimpitanye koko. nyamara mu cyumba cyanjye mbonyemo agacuma karimo inzoga agana mu ngo niyo hirya. harya iriya simwe beyate yavuga ko atahanira umugabo we. none se nyine kumva ari y'umugabo we. none se ko byarangiye ntatashye? mama kuko urinda gukomeza kwicwa n'inyota mbitse inzoga nshyira umugabo utazi nuko aya masaka yahinzwe? oya kirazira iyo ni umugabo. ntukoreho ubundi se ko ari nayo yayo yabujijwe n'iki kuza ejo? ntumuzi se ko agira ibiraka bidashira? ikibazo ni uko ntabona icyo bimarira urugo rwacu. yewe uriya mugabo wawe we yewe nako ntacyo mvuze ntiteranya. umuntu abura mu birori by'umuryango ngo yagiye gukorera amafaranga koko? amafaranga erega nayo mama ahubwo cyaba ari ikibazo abuze mu birori atagiye gukorera amafaranga. umva yewe wagize ngo ayo matindi saragwira mwana wa si uko urayakorera uyu munsi n'ejo bundi umwaka ugashira ibiri gashira 10 na 50 gashira ye ariko wazajya kureba ayo wakoreye ukayabura. mama wowe turemeranya rata ni ukuri rwose ibyo uvuze turabyemeranyaho. umuntu utajya aho abandi bari ngo yagiye mu mafaranga aba yarahombye rwose. urabona ukuntu abantu bose badukunze batwishimiye. bari bishimye cyane. reka si twe bari bishimiye bari bishimiye inzoga banywaga. oya kandi n'ikimenyimenyi muri abo bose bari badukunze hari n'umwe wabonye aza kutubaza temwe abaha mwaramutse. ntugakabye. erega nibyo si bibi mwana wanjye. kuba twaragiriwe umugisha tukabona ibyo tubaha bakadukunda wabinganya iki? si uko se ahubwo se ko muvuga ejo gusa mutibuke ejo bundi mu mujyi ukuntu byari umunezero gusa. mama ibuka cya kimodoka twagenzemo kingana nk'urusu. yewe ese winyibutsa rya shyano ryarancundaga nkumva ya nonse arashaka kugaruka. umva kandi ra kigenda bataha. umva njyewe ntacyo numvaga rwose nari nibereye mu gicu genda mbona ibiti n'amazu n'abantu byose byiruka. yababa we uri umuturage ndakwisabye mbabarira ugiye mu bwa mbere yumera ryo. umva ujya wigumira inaha rwose ukuri ibijumba uteke wiri ujya kujya mu mujyi si ibyawe. ujya kujya mu mujyi si ibyawe. byihorere umuntu ukivuga ngo ibiti n'amazu
ngo birazenguruka iri mu modoka. ubwo gihe ko nyeha rero kuko umaze iminsi yigenda mugiye kurangura ibyo gucuruza muri butike kandi ejo bundi nawe wari nkanjye uri nka yabira ngo mba numva wagiye reka ibyo ngibyo ariko se mwabana mwe ko mudakurikirana niki gituma muhora mushondana nk'udusayi oya nande yaba uhamenyereye cyangwa utahamenyereye icyangombwa si uko mwese mwahagiye muhazi reka mama we yatanabyemera ko ari umuturage ntawe uzajya museka ubwo mu kanya araje avuga ngo mwagenze mu muhanda ubamesheje amasi niba ndiwe rwose ndamaze niba ndi umuturage icyangombwa ni uko nagiye mu birori bya musaza wanjye mwarya inyama n'ifiriti nkanywa na fanta kandi we wari wasigaye ahangaha senyeri rero rusange directrice arimo nshakira amakuru meza uzongera urya ifiriti n'inyama na fanta directrice ugushaka ni uwahehe se mwana wa uriya mukobwa uyoboye ikigo duturanye mu kanya yampamagaye ngo nze gushaka umwanya ngende tuvugane uravuga uyu mukobwa w'inzobe wo kwambuguje se ni uriya rwose kuko nari nasabye umwanya muri aka karere kacu ushobora gusanga ashaka ko njya kwigisha mu kigo cye akabigira ngo dupange uko nzasaba abayobozi kunyohereza hafi y'iwacu najya nza kugusura nkabirya we umva kubyara wabyaye ukagira umugisha ukirangiza ugahita utangira akazi nshimwe uzahita umeneramo ndangore n'inzoga zipfundikiye ziriya nzoga ngo zigira amafaranga kuri wowe ufite butike rwose rekeraho ahubwo azaba ndashingira agatanda nzajya ncuruza ubucosho nanjye mbona icyo nkora reka kwikunda di butike si birimo birahagije utekereza ko nyongeremo akameneramo nabyanga se oya di nanjye nabanzana mpakijana shasi ndaba umwana wa depite ngo ntangire kugurira 200 nyamara nawe nta kibura ejo bundi ntiwambaye ikanzu ejo ntuzaba wambaye itaburiya winshungase ndayambara se ndi umugabo wawe umugabo wanjye wuhe kuyikanze se ufite benshi ntanzwe nuko ntafite n'umwe kahore shimye se baramugutwaye cyangwa waramubenze ntukasesame sesagute kosha ndabenga sera ubu nanjye ndimubenga aha ubuzwa n'iki kubenga se hari umukobwa utabenga usa abasore bose baguterese warabemeye ibyo tubivamo di mubwiye ko nta mugabo mfite iki kosha ahubwo nyibwirira we nyibwirira neza ibya mushiti wawe nshimiye ibya mushiti wawe ahubwo ese kumwikuraho ntumushaka nta kibazo byose ndabyemera abe mushiti wanjye ari kumbwira amakuru ye umva ntabwo waba mu cyaro se we reka ahubwo se azanahava umusore yagize umugisha ahita abona akazi mu karere k'iwabo urumva se azaba aje gukora ikinaha umva miseno na mwanga kugeza gute ese kuki yabonye akazi ntambwire dore kandi icyo mfa n'abakobwa ubwo se urabura kwishima ko abonye akazi ukarakara kuko atakubwiye nk'aho hari icyo byari kongera ariko no kumbwira ntacyo byari kugabanya basanga byinshi yarashatse kuzabigutunguza ariko nanjye sinari kubura kukugezaho inkuru nziza da ndetse we yamaze no gutangira akazi rwose cyakora nubwo yabimishye atabimbwiye ariko biranshimishije pe umva ndaza kumuhamagara gusa mutuke umva samwe wowe se biti sha nanjye urebye nta kibazo kuko akazi narakabonye sigaje kujyana ibyangombwa gusa wakabonye se wowe we nawe uzakorera mu karere kanyu oya ahubwo nzakora mu karere ka Bashimiye mugiye guturana cyane twanasabye kujya mu kigo kimwe dutegereje ko bazabyemera ibintu byiza we yewe gusa nyine nuko musize mwese nicyo kibazo nzajya mbakumbura cyane cyakora oya humura tuzajya tuza kugusura twaje mu mujyi yewe umuntu ugiye mu cyaro abagiye ubu wabona umwaka uzajya ushira mutagarutse kandi ariho banki yacu ikorera ahubwo uratomboye tuzajya tuza mu mujyi dufite amafaranga tukugurira cyakora kubera iyo mpamvu wabona muzajya muza cyakoze samwe nuntanga kumuvugisha umubwira uturiye icyana kibi ati wamuhisha amakuru meza ese kuko wamwanze nyakumwanga namwanze nyine ubwo ntunyumvira sora ubona ko icyo guhanishwa kudasuzwa koko abakobwa ni gutya tumera iyo dutunguwe reka ngo ukurere icyayi buriya mu kanya amarangamutima nagabanuka aragusuhuza ntawe nsuhuza kuki se yampisha amakuru meza ko yabonye akazi kandi aricyo cyamvanye iwacu muze nyakubwira imbona nkubona atari byo kuri telefone
kutabimbwiye kuri buze kare sinahoranye na Samweli akambira ngo ntabwo uzagaruka ngo n'ibintu byawe byose azabikuzanira. None se niba Samweli yakubeshye Shimi yabizire kandi atari we mwavuganye? Mumbarize rwose Sora. Ngiye wamubeshye koko. Ni hahandi singusuhuza rwose Nshimye. Ariko se koko. Nushaka unyange nanjye nakwanze. Ibyo kwanga nabyo bizanye ute koko? Aha. Cyakora disi nyibwirira amakuru yo mu rugo. Shabara aho hose nta kibazo. Ubyo kunsuhuza nyine byose bifungiye feraho. Byayifunze rwose byanarangiye. Nyibwirira uko mukecuru ameze. Na wa mushiki wawe utinya guhagarara muri etage. Ariko ntugasererezanye Kankundi. Umuntu utinya guhagarara muri etage abahehe muri iyi si. Singo Nshimiye mubaze ko mushiki we tutahagaranye muri etage yariho hasi agahita yiruka. Ngiserere yari imugushije. None se utamurengagije ubundi etage yazibonye he Kankundi? Buriya nibwo bwa mbere yaraje mu mujyi. Ako no kuba atarabonaga imodoka ngo avumbuke yaraharanye. Reka rero nagize ngo rya sereza rya mukuru wanjye none koko byarabaye. Byarabaye rwose. Nuko najye ntakibona umwanya cyane. Uri najyaga nicarana nawe rwose nkamuserereza kakaba. Harya ngo waranatangiye Nshimi. Ariko urahisha ko ukuntu bimeze umuyobozi w'ikigo nkora niwe wanshakaga cyane. Yagiye mu kare avuga ko mu kigo cye nta mwarimu afite urimo wigisha isomo ryanjye. None bamwemera ko naba ntangiye ibyangombwa nkazabishaka ndi mu kazi. Niyo mpamvu nahise ntangira. None se tuvugisha kuri Nshimi. Nk'umuntu twabaye inshuti ukiga ubwo wabuze n'ijana ushyira muri telefone ngo umbwire utakazi karabonetse mfasha dushima Imana. Ariko si impamvu ko twabaye inshuti kandi bitararangiye. Ahubwo mbona turi inshuti. Inshuti uhisha kuri mu kazi Nshimi. Niro reka nkubwire Kankundi. Basi mbabara ko nakubiye ko natangiye akazi. Ariko kunde nkubwire iki? Ngira ngo uteze yombi. Kankundi. Natangiye akazi nkazajya mpembwa amafaranga atari menshi. Ariko uko ngana kose azajya avamo minerivare yawe. Ndashaka kudodesha impuzankano ejo ukabyo kujya kwiga. None se ndi kurota nkano Yesora? Ntabwo uro turi muzima Kankundi. Jya gusubukura amasomo urangiza amashuri yisumbuye. Ubu ni impamyabumenyi nawe. Urumva kubera ineza y'Imana n'ikanzu warose kuva kera wabona uzayambara nta wamenya. Se mvuga iki koko? Se mvuge ngo urakoze cyangwa se nceceke mbirike byose. Ubu se nkora iki koko Mana yanjye? Oya wibireka Kankundi. Ndabizi ugiye kwibaza ngo si ubundi njya kwiga na Solange mwese mubyuka mugenda muzarya iki. Ahubwo murajya kwiga rwose ntabwo uzasonza. Amahirwe adasanzwe muba mu nzu yanyu. Ibyo kurya humara rwose Imana izabibaha. Erega nanjye sinamwemerera kwitesha amahirwe nk'aya. Najye kwiga rwose. Kurya tuzajya turya ibyo tubonye. Tuzahahisha iyo banko ya buruse nataduhaza nyine tuzajya mu muhanda dusabirize ariko arangiza amasomo ye. Najye kwiga rwose. Nshimi. Ndakumva Kankundi. Ndangije umwaka wa 5 nabuze umubyeyi nari nsigaranye. Mva mu ishuri ngo mbe umubyeyi wa murumuna wanjye. Yego n'ukuri. Ndamurera arankundira nawe ararereka. Ubu yiga kaminuza urabizi. Ndabizi rwose. None Imana yo kabyara. Nyuma y'imyaka 5 yose inzuye data nanjye ngiye gusubira kurerwa. None Shimi. Ntacyo mfite navuga. Ndahari. Hano uburyo nagushimira mukibi. Gusa urakoze cyane. Hajya no mu wa 5 ugeramo Samweli. Ngeramo ta. Gusa ubwo nta somo afite. Nuko narinje guha abantu umwitozo Nshimiye ampaye ngo batayagara. N'ubu se ntabwo araza? Yaje ariko ntaragera. Gusa ari hafi kuko twavuganye ambwira ko arenze za ntuziriya. Ubwo se wumvaga ari buza akigisha isaha koko? Karo ubukene se bwo kutagira ikinyabiziga kiwe. Ubundi ugira ngo ntiyari yarimenye. Iyo aba ari nkuza n'imodoka ye aba yageze hano kare rwose cyane. Oya wimushyigikira mu makosa. Yakandi. None se nyine yarayobewe ko nta modoka yafite ari ukujya gutega. Kuki yaje ngo yirinde izo mpamvu zo kubura imodoka mu gitondo? Buriya ni ikosa arikosora ntazasubira. Namwe mujye mushyira mu gaciro. Ese ntimukanyita umuyobozi wanyu nanjye ndi umukozi nkamwe ariko tubwizanye ukuri. Hari umuntu warwanya kuruhushya afite impamvu yumvikana nka rumwenya. Urasiduha pe. Ni impamvu umuntu ashobora kumva zidakomeye wowe urazemera. None se hari ikindi kibazo mujya mungezaho kitari cy'uruhushya sinkikemure ngifitiye ubushobozi? Wenda kuko ngewe nta minsi ndamara. Sinzi rwose, sinzi ko nabona icyo mvuga. Gusa muri mike maze mbona uri umuyobozi mwiza. None se kuki turuhanya kandi twese turi abantu bakuru b'abasore n'inkumi bazi ubwenge?
ese muransuzugura kuko mubona ngana namwe oya kandi directrice urumva se twagusuzugura ahubwo kuba tungana niyo mahirwe yacu kuko nawe nk'umuntu w'umujene uhita wumva vuba ibibazo by'abajene bagenzi bawe ngo abayobozi b'abakobwa muradusuzugura kuko tutabasha kubabwira nabi nk'uko abasaza n'abakecuru babigenza oya rwose ni ibihimbano directrice burya kuvuga nabi ni kamere y'umuntu ntibizanwa n'uko ari umukobwa cyangwa umuhungu kandi ngo uyu mukobwa avuga nabi mumubera aya sindi muri abo dare kare umuntu avuze nabi kugira ngo yuzuze inshingano se ntacyo namuvebaho rwose erega si na ngombwa ko umuntu agomba kuvuga nabi ngo akore akazi ke neza tworoheranye rwose mwakora ibyo mushinzwe nanjye nkakora ibyo nshinzwe kandi ntawe uvuze nabi icyo uvuga nicyo pe none se Samuel ndakumva tugaruke kuri Nshimiye gato ntabwo yagiye kuwa gatanu nibwo yagiye none se yagiye amaze kwigisha oya yari yararanye uruhushya yabyutse agenda none se nka mugenzi wawe urabona ibyo yakoze ari byo kwaka uruhushya rwo kuwa gatanu ukiyongeraho n'urwo kuwa mbere ni ikosa ariko ndaza kumugira inama ntazasubira rwose Sora ihangane kakuriye wenyine mwana wa mama reka nta kiruhije mbonye kaza amasahani atandatu yanjye nawe koko ni akazi gakomeye niyo yabimesha bibaye byiza wabona ugufasha niyo ntagufasha koza ariko byibura nkakwicara imbere tukaganira ibyo nta kibazo kibirimo Kankundi icyangombwa nuko nza aho uba wagiye kimwe nkuko nanjye iyo natinze muri tepe yo ku ishuri nsanga wabikoze wowe uravuga tepe aba namwe ni muri kaminuza noneho twebwe devoir baba baduhaye umva zigiye kunyica n'ubu hari iyo baduhaye kandi ngo ngomba kuyitanga mu gitondo unyumvire nawe umbwire niba nyikora nkarara nyirangije niba ndi buyiraremo niba ndaranicaye simbije uragerageza ubikore rero utazabona zera abana bakaguseka kunseka byo rwose maze gusa nk'uwabyakiriye ntibikintonda Sora ngitangira abana baransekaga mwana we numvaga ngiye kubivamo habura gato neza gusa ari kubivamo shimiye ntumutabye mu nama n'ubundi niwe wenyine watumaga nkomeza kugenda sinabikubwiraga se ngo nuko ari igitekerezo cyanshimiye kandi akabaye n'amafaranga yatanga ubundi sinakabaye nsubira kwiga mu bana urabona ko ntakubeshyaga rero iyo umuntu adacitse intege agera akamenyera Sora nawe warakoze kunkomeza pe kuri ubu rwose abana bansekaga ngo ndi igikecuru batangiye kuba inshuti zanjye ndetse bamwe muri bo ni nabo bansobanurira ibyo ntumva ubwo basigaye babona uri igikumi aho baraje batangira no kugutereta ndagusetse Sora uzi ko mu ya gatandatu yose iri hariya ku ishuri umuhungu uhiga ndusha imyaka mike murusha imyaka 6 imyaka se niyo itereta ko hatereta urukundo Sora nta rukundo rwanye mbonye n'umwana w'imyaka 19 20 reka ubundi ikibazo cyawe rero nuko urukundo uhora urubarira mu bindi bintu bitageze aho bihuriye na amambere nakubwiye ntishimira aragukunda ngo ya ntiyankunda yarise kaminuza njyewe ntarayize none se utandenganyije wowe wumvaga byabaho ngahishyire mu mwanya wanjye umbwire niba wowe wari kubitekereza ariko byibuze kuri ubu ntukibishidikanyaho ubu se nabishidikanyaho gute Sora niba afata amafaranga ye akagura iniforume akagura amakayi n'amakaramu akagura n'ibindi bikoresho byose by'ishuri akaba yishyura buri gihembwe ngo nige urumva wowe kuko ntamushidikanyaho kunkunda wakabimenye se urukundo ntirugira icyo rurebaho iyo ugiye gukunda umuntu nturebe ibyo atunze cyangwa yize ntureba hafuka cyangwa ataha uramukunda gusa ku buryo bakubuza n'icyo umukundira ukakibura yewe nanjye hari ubwo ndeba icyo shimiye nkundamo nkakibura agakobwa katari keza kirabura kubi katagira ababyeyi nikagira ifaranga n'amashuri katarangije nkuba nkundamo iki ko shaho hasanga icyo gikara cyawe ari cyo gukundira yakabona gicana kurusha inzobe z'imyakaga wanze nawe uzi imitoma muko iyo uza kuba umuhungu ko nta mukobwa ari kujya kunanira mbaye none se njyewe ntibantaretse umukobwa ari nawe ukwiye kumenya myinshi kuko yumviye abasore batandukanye dore ubu nawe twashimiye ajya kubwira haraje hiyongereho n'iyo umwarimu uzakuba ngo ukumva ko utazayimenya njyewe kankundiye ntitwa n'abarimu ku ishuri nturi umukobwa se ahubwo n'abanyeshuri bazazamo ubwo se naba nshaka iki kinishimiye atampaye ibyo se birabareba abasore bari hanze aha bapfa kubona ukiri umukobwa baragutereta bikakurenga maze n'abageze mu rugo barabatereta nkaswe wowe urata nshimiye mutarana abana Sora nagiye ku ishuri gushaka ubumenyi nta kindi
umukunzi umwe arampagije kandi mushimira Imana ko yampaye umusore unkunda kurusha uko njyewe mukunda. Iryo teshamutwe rindi rwose rizace hirya. ariko siniyo kuno kwa kane mbabariye ko sha winjira icura umuvandimwe wanjye none se uburampakanira ari wowe nari nizeye nerekeze yego kuba ku muvandimwe wawe nshimye rwose n'icyo umuvandimwe amarira ndamukura mu makuba nibyo se mama gerageza rwose mwana wanjye urebe uko wagira none se ndagerageza ni mama njye nababwiye ko nta mafaranga mfite rwose kandi ntayo mfite pe none se ndagerageza njya kwiba nanjye singutumye kwiba mukuru wanjye ntibinakubereye rwose kandi nta n'uwacu wapfuye atyo ariko nukuri kubitinze ibipfunsi wikonkomore ariko simfunga imiryango mwana wa reba kugira murumuna wawe yo gufunga imiryango ese ubona kariya akantu ke ntacyo kari kamaze hano mu rugo nshimye kari kakimaze rwose kandi nanjye sinifuza kubona afunga ariko akanya ntibyakunda rwose ko nta n'ipfumiye mfite cyakose wenda nk'ukwezi gutaha ko rwose nshobora kugira uko mbigenza nkamubonaho duke rwose kuko gusa ukwezi gutaha nzaba nkikora iki nshimye reba butiki yose ni nkaho wayejeje nta kintu nsigaranyemo ubu si ukwezi ndakumara ntacyo nkora kandi nishyura umusoro n'inzu y'abandi ubwo se urumva ubundi uzaburamiye iki none se ko nakubwiye ko nta mafaranga mfite urumva ikintu nagufasha n'iki kidasaba amafaranga ngo ukomeze ukore shangerageza mwana we ntubifate nabi nko kukubarira amafaranga ntagufasha kuyakorera ariko mbwira ikintu ukoresha amafaranga uhembwa ku buryo murumuna wawe yahura n'ikibazo nk'icyo yagize ntubashe kumusanzamura ngo yongere akoroboze ese ubu ndacyari umwana ku buryo icyo ngiye gukora cyose ngomba kubanza kubagisha inama hari ibyo umuntu atekereza by'umumaro akabikora atabanje kugisha inama rwose shimwe ko nta nka waguze ngo uyizane ahangaha tuyibone ukaba nta murimo waguze ngo urawuhinga yewe n'amadeni twagujije ikimina urimo wiga ntiturayishyura abantera hejuru buri munsi iyi mishinga yawe ikorerwa mu bwihisho n'imishinga nyabaki muvandi ibyo tubireka rwose sinanze kugira imishinga ikorera ku giti cyawe nk'uko ubivuga koko nanjye nshobora gukoresha amafaranga yanjye ku kintu mbona kimfitiye inyungu nkazaba nkibabwira nyuma wowe urabyumva rata ko bibaho niyo nicyo ndimo rwose mbwira mama ariko nuko adashaka kubyumva njye ndabyumva cyane kuko rega ndi n'umucuruzi ariko icyo ngusaba noneho byibuze wiyama ahubwo yangurize yangurize nzakwishyure ariko nkomeze ngerageze kugira ngo abakiriya batazancika noneho nzagenda nkwishyura gake gake mva bitaba ari sawa mwebwe mwumva mutari kungerageza koko tukugerageza iki se kandi mwana wanjye nayo kumuguriza se kandi urashaka kuyamwima yamugurize nzababera umugabo ntabwo azakwambura none se ubundi ikibazo ni ukuyamwima ko ari ukutayagira niba ashaka ideni rwose najye kurisaba muri banki ariko hari ikikundisha umutwe ngo nguteshe umutwe nshimye ariko hari umwenda wabanyuze ukuntu uryana cyangwa no gupfa kwivugira gusa uzi ko ifite ideni rya banki utaryama ngo usinzire ubu bitatu turabibura neza neza niba udashoboye kujya kuguzaho amafaranga ari rero genda ufunge ibyawe rwose njyewe undeke sincuruza rwose kandi sinjye wagufashe ntawe mpurira n'iby'ubucuruzi ndeka rwose nukubwiye murumuna wawe nshimye umunyumvira se mama niko uzi ko ako kantu urimo uvuga ngo nakinge ariko katumye urangiza amashuri yo kataba warayavuyemo kera noneho muri kunyishyuza ibyo mwantanzeho rero oya sinkwishyuje kuko nakoreraga umuvandimwe ngo yigatere imbere nawe kandi nkubwije n'ukuri rero buriya nshimiye ntugire ngo ndagucyuriye ariko amafaranga nagutanzeho nyakwishyuje ntiwabona aho yakura kunyura byo wabikoze kandi nanjye simakana ko wamfashije ariko ni ukuri kwimana amafaranga rwose hari akantu nayakoresheje ukakurutira ntayo mfite rwose iyo nyagira mba nayaguha tutaravuga n'ibi bintu byose na make ko ariko nawe warakoresheje gucuruza ibintu bitujuje ubuziranenge none se ubwo buziranenge ni njyewe bupima mfite icyuma kibupima se niba ngiye kurangura se ngasanga imari ku isoko urumva ngiye nka niyo nzabwirwa n'iki ko bifite ubuziranenge cyangwa ntabwo bifite urumva butandenga mureke mukuru wawe yitetere mwana wa waguze nyine bidafite ubuziranenge ubu se imyaka yose amaze akora nibwo atangiye kurangura ibipfuye reka mbareke njyewe rero buriya nari maze kurambirwa wari gusanga nageze mu rugo tugira umuyobozi wa groupe dukoreramo tepi ukomeza umutwe kubi barayanze ko mpaguruka ngo ntarasinyaho da usinye kuri tepi se cyane da twebwe twakoze tepe muri groupe tuba tugomba gusinyaho ko mwakoranye mwese ko numva bikomera urumva rero ko uwo muyobozi wanyu yari afite ukuri
kuko iyo utaza gusinyaho byari kuzabarwa nk'aho wowe utakoze. reka no gukomeza umutwe ku busa gusa usibye kuba nari mpagurutse turangije se abataje bo ntihari ubwo tubasinyira. Birara kwiki abantu mwiga muri kaminuza ni mwebwe mutinyuka mugasinya mu izina ry'umuntu mubizi ko ari icyaha, aho kugira ngo mugenzi wawe abure amanota bimuviremo gusibira cyangwa kwirukanwa wamusinyira mwazafatwa mukirengera ingaruka. Ese ku ishuri byagenze gute ko ntakubajije? Ewe ngewe nta kidasanzwe rwose amasomo aragenda neza. Ubu noneho nanjye ntangiye kujya nsobanurira abandi ibyo batumva neza. Nubu se ko byaje nibyo nakubwiraga ntiwicika intege uzamenyera. Nakwinjiye nkabageze imbere se. Uyu musore se muraziranye? Oya ahubwo ndabona kwitegereza cyane ubanza ari wowe azi. Niko nifuti mwanze se ko mbona mutaza. Reka nanjye ntabwo muzi pe. Ariko nyine reka tugende we na wabona tuzi cyangwa zumwe muri twebwe. Niko mwari mwatinye se guhabwa rifuti n'umuntu mutazi ko mwabanje kubiganira? Oya ahubwo nuko twabonaga tugiye kugera ku gahanda kajya mu rugo twarimo twibaza niba tutakugoreye ubusa. Oya nta kibazo niyo nabatwara metero 100 naba mbacumiye urugendo. Usibye ko niba ku gahanda gacamo imodoka nta kibazo nabajyana nabageza mu rugo. Nako kari bumoso ntuharenga. Ariko si ngombwa cyane kwirushya tugezayo. Hano ni hafi yo mu rugo twahamanuka n'amaguru. None se muravuka? Yego. Byiza cyane. Nishimiye kubamenya rwose muri abakobwa beza. Reka mbatware mbagezeyo neza nanaharebe nishaka kubasura nzamenya aho mbasura. Ku imodoka ari yanjye nta wumbaza aho nyijyanye se. Iwacu nta muntu haba turiga twese ntwapfa kutubona. Ndabizi ko mwiga. Cyane cyane mukuru niwe najyaga mbona ariko ntarabasha kumuvugisha. Kuki se utamvugishaga kandi wumva usanzwe mbona? Ntubizi ko abahungu twese dutinya abakobwa beza. Aha hagarara aho tuve n'utugezi iwacu. Naho ubwiza bw'urashinyaguye ntubuze byose. Oya ntacyo nshinyaguyeho ibyo mvuga nibyo simbeye. Ahubwo ni mu mpe nimero zanyu njye mbavugisha igihe bikunda mbasunike. Twese dufite telefone turashaka iyande. Nta kibazo iyo mu mpayose ndafatiye. Cyangwa reka ntwari y'umukuru azajya abwira umwana. Erega wibeshye. Umukuru ni uwo muri kumwe. Umwana no wambaye inifomu z'ishuri z'amashuri yisumbuye. Ntacyo rero reka ntwari y'umwana kuko niwe ukenera kujyanwa ku ishuri kenshi. Ariko hatabaye ukavuga shimi. Ubu ntawe kugusiga ujya kumbwira ikintu gaca hirya no hino. Shamba nabuze uko mbivuga kabisa. Guteze gusa nyine mumve ngo birakaze. None se shimi. Birakaze kuruta uko Bruce yajyaga itinda kuza tukarya kawunga konyine. Twabuze yo kugura n'ubunyobwa ngo tubukoremo isosi. Oya winyibutse none kurya kawunga yo yose. Wabimenye. None se birakaze kurusha igihe turi nota rimwe. Tukajya kwikubita imbere ya mwarimu ngo aduhe impapuro twakureho ngo turebe ko ntabyo twakoze bakabyica. Winyibutsa we. Niyo mwibutse rwose umutima urasimbuka n'amabere akikwa. Amabere yahise kandi. Utwo turondwe tutangana n'indorezi nitwo wita amabere. Yewe nyibwiriye ikibazo cyo kubanza guca ikibungo nkaho ntinya kandi nta kibi tutabanyemo. Samwe ntacyo ngwisha rwose ibyanjye byose urabizi. Icyo wamishe wenda nyine. Yewe kireka icyo nibagiwe. Ikibazo mfite kuri ubu ndakomere mu rugo rwose. Ariko se guhera muri ndakomeze ndapfuye ntuvuga icyabaye wabaye icyo ahubwo ari bo. Urabizi ko nasubije kankundiye mu ishuri ngo ajye kurangiza yisumbuye byihuse. Ese hari ikibazo kibirimo? Uriya ni umwanzuro mwiza wafashe rwose. Nanjye sinatunga umugore utaramiza yisumbuye. Ikibazo rero ni amafaranga. Urumva ngomba kwishyura minerivare nkamugura n'ibikoresho. Ibyo ndabyumva. Kuko atakizunguza za mituyuze. Nyuma y'igihe runaka rero mu dufaranga ngo hatazicwa n'inzara kuko baba batunzwe na kaburuse kamubona yo konyine. Nukuri waritanze. Ubwitange bwa Imana izabuguhera umugisha rwose. Kumugira umugore wanjye bizaba bimpagije. Ariko itonde wumva ikibazo cyanjye rwose uko kiri. Mu rugo bashaka ubufasha bwanjye nk'umuntu ukorera amafaranga. Ariko sima ndi bubashe kubona n'ibihumbi 5 ngo mbibakende mu maso. Icyo ni ikibazo kinakomeye. Gusa nyine uzajye ukuntu babeshya kuri mukuru dushinga tuzatangira kuyabyara nyuma y'igihe runaka. Ibyo si byo mbwiriza narabeshya. Murumuna wanjye ndabeshya, mushiki wanjye nuko mama rwose ntacyo bambaza uw'abandi. Ariko bigeza nta kintu rwose nsigaranye ndi bukoreshe. Bagusabye iki noneho? Shasamwe none hari amafaranga bagujije ikimina ntegura ibirori byo gusoza amashuri yanjye ya kaminuza. Ndabizi. Bagwatiriza umurimo ari none abanyamuryango basize ngo barugusha byanze bikunze niba amafaranga batabonetse. Ubu kandi nako n'igihe cyo kwishyura kankundiye cyageze.
ayaya muri masha ko bikomeye muvandi urabigenza ute samwe nta kintu cyatumye kuzindukira urakobya rwose twararuhanye urabizi ndabizi ibyo ndi umukene ariko sindi umuhemu ihangane rwose wikwivuna muvandi wikwivuna rwose iyo nyagira mba nayakwemereye kare urumva rwose ukuri ngiye nkuri inyuma sibyo ariko ubu rwose niyo wankubitira igihumbi warinda ugica ntarayabona isakasakisha urebe uko wabigenza urwaneho uratekereza icyo gisebo nzagira rwose uwo mwarimu wo kwa nyirasoni yananiwe kwishyura ikimwe n'abateza umurimo wabo reka nkubwire rero rwose sinkubeshya ntako mfite ko kugira shimwe nuko ntabikubwiye ubu iwacu barimo kuvugurura akazi abagabo bashyiramo agasima ngo ivumbi rigabanuke urumva kuva natangira akazi ndahembwa ngakura ahantu ngana agapantaro gusa ubundi nkohereza mu rugo ese mbaye wande koko sa birakomeye ibyo rwose njye no kwicuza icyatumye nirakankunda ishuri hariyo umureka akaguma agakora ibye oya wibyicuza kuko uramukunda kandi byari ngombwa ko arangiza amashuri ye niba ari umuhanga ashobora no kwibonera buruse akazahita akomeza na kaminuza ahubwo reka nguhe inama shimi ngo hano hose shaho mbwira ukuri nabigenza ndebe ko nakira amenyo y'abasetsi wagujije directrice katajya bura amafaranga uriya mukobwa ahembwa ibifaranga byinshi icyongeyeho rwose n'uwo mu bakire ntacyo yakoresha wagiye ukamuguza iyo niyo nama wangira samwe none ubwo nyimbere ya Lydia mubwire ngunguriza amafaranga njye kwishyura ikimina ubuse kuyangujije kandi nta nayo mfite nkaswe uyafite kandi akaba yanayaguha ariko uzi ko maze iminsi ngenzura directrice nkabona gufiteho akantu k'agakundo ukunda adashaka kugaragaza shimwe no urakoze nta kindi yakoze iki koko nk'umushungerezi yaje nk'umubyasi ahubwo se singo yaje hano reka nzesha kanze rwose mpite nkuvugira ikibazo urebe ko utabona amafaranga ukigobotora ikibazo utanarihingutse reka nze mukingurire ese we ntasinzire kandi nakubwiye ngo ntusinzire ndaje ukuri ari nabyo baje sinzi ukuntu agatotsi kare kanyibye mu isegonda rimwe ewe nibyo amasaha yari amaze gukura sinakurenganya uvuze iki gihe mwarimu gikora ibiki ku ishuri kamvundi mbabare nakubeshye sinari ndi ku ishuri sora nangaga kukubwira aho ndi kugira ngo utambwira nabi ubwo se nihe wagiye hari gutuma nkubwira nabi wari wagiye muri za ngeso mbi wambujije se yewe nubwo atari zo ariko zijya gusa nkazo umva igira hirya mbe nkujyamye iruhande anya ndumva amaso yuzuye ibitotsi none se uraryama utariye banza ujye kurya natetse sinshonje rugira yangaburiye nahaze ngo nde uhuye iwe se simvuye iwe ariko niwe twari kumwe muri hoteli yamvanye ku ishuri nk'ibisanzwe aho kuntana hano arambwira ngo aciye ahantu gato nk'iminota 30 tujyane njyewe iriya rifite uriya mugabo n'ubundi sinyishyira amakenga umuntu uduharifite akanayitwingingira none se ko tutayihakanye twayemeye uragira ngo tugire gute ubwo rero nemeye tunyurana aho hantu twageze mbona ni muri hoteli ati ngwino dufate fanta igihe ntegereje uwo dufitanye gahunda nanjye nti ntacyo umva ubwo fanta turanyweye koko inyama ifiriti ibyo nabyo biba biraje ngayo nguko kankundi wasohokanye narugira koko nta soni cyasora twasohokanye pe gusa urumva ko ntari nabipanze nanjye bisa n'ibyangwiririye utekereze ko ubwo kandi aho narindi wose mu mahoteli nari nambaye iniforume z'ishuri umuntu yaducaga ku isoni ziranyishe ubwo se urumva nta kosa wakoze koko ubu by'ubushimiye amenye ko wakoze ibintu nk'ibyo aha sinakubeshya ikosa ryo ririmo gusa kubimenya byurumva ko bitakunda kuko ahari mu cyaro amakuru yo mu mujyi ntaho yahurira nayo cyeka cyakora ari wowe ubimubwiye ariko ukwiye kuba umwizerwa kubona cyangwa atakubona ubwo se kuko gusohokana n'umusore mudakundana mukarya mukanywa mukageza iri joro kandi ufite umufiyanse urumva ari ibintu buriya rero icyo utazi narugira nsigaye mwiyumvamo ngo uvuze ngo usigaye wiyumvamo urugira ariko abakobwa turi babi we ibi koko ubonye imodoka ibyo nshimiye yakoze byose ubihinduye zeru sora simvuze ko nshimiye muhinduye zeru nta nubwo mwanze rwose ariko nkubwije ukuri nk'umuvandimwe wanjye urugira asigaye anyitaho bikandenga pe ese ubwo usibye imodoka nshimiye adafite n'iki kindi yaguhaye waburanye nshimiye mukuru we
nawe ushyire mu mwanya wanjye sura wibaza umuntu uza kumfata akanjyana ku ishuri akaza kuhankura akampamagara buri munsi ko mbyutse akaryama wanje kumenya uko ndaye uwo muntu koko ongeraho rero ko no muri no minsi ishimye asa nk'uwantaye ariko wibuka ko guhamagara ari amafaranga niba ataguhamagara wowe ntiwamuhamagara ngo umenye ko nta n'ikibazo yagize koko wasanga ari no mu kibazo gikomeye nawe ukabura aho ngo yarakwanze nta kikuvugisha ejo sinamuhamagaye turi kumwe yaramfashe reka noneho n'ubu nongere muhamagare wumve ngiye kumuhamagara nyine wumve urebe ko amfata ngamuhamagare reka noneho nayishyiremo isoni cyane nyine byamugendekeye kamutegereze ntibimaze iminsi gusa mama nshimiye koko yabaye igikoko mwana we yabaye amahoro koko zikwihuyeho hanyuma se ntiyanze kuyifata wiyumvira kandi badutumye amafaranga y'ishuri ndayakuraho isura mbese ubwo ushatse kuvuga ko uzasaba Rugira ntabwo nzayamusaba ariko nayampa sinzayanga kuko rwose maze kuryoherwa n'ishuri sinakongera kurivamo kubera amafaranga kandi mfite uyampa si ngombwa kuwushimira cyane kuko ni inguzanyo si impano ni ngombwa cyane ahubwo hano se wagize ngo ushaka inguzanyo wese abona uwaguza ubwo naho wayishakiye iyo yashakiye kuko utayafite ntayibona ariko iyo yagujije uyafite urayabura ikibazo gikomeye rero ni ukumenya uyafite ngo bari ujya kuyaka hari igihe n'uyafite umucaho ubibona ko ayafite ukajya kuyashakira ko utayafite da uzi ikibazo cyawe nanze kukibwirwa na Samuel ari uko anzi cyane kukurusha nyine urumva nagize nyine mbese mbaza kwanga kugira ngo ntabateshe umutwe cyangwa se bigasa nkaho umenyereye gusa ubufasha se ni ukumenyera umuntu noneho ubwo nanjye ningira ikibazo sinzakwiyambaza kugira ngo ntazakumenyere reka uri umuyobozi ubyibuke kuza imbere rero ngo mpagahumbi mpabitanu nk'uko abarimu tuguzanya byagaragara nabi singewe sindi umukozi mugenzi wanyu kuki mushaka kunshyira mu gatebo kanjyenyine noneho ubwo animateri nawe ntiwamuguza cyangwa ngo abaguze kuko atigisha oya barabo ni abakozi nkatwe ntabwo batigisha ariko ntibakanganye noneho uri igitangaza nshimye ntibakanganye mbese ukanganye n'ingewe oya simvuga ko ukanganye icyo navugaga ni uko uri umuyobozi reka nigendere nkureke gusa icyo nkubwiye cyo ntukantenye ndi umukozi mugenzi wawe niba ufite ikibazo kimbwira niba ari ikijyanye n'akazi turebe icyo amategeko abivugaho niba ari icyawe bwite dushaka ko twagikemura niba ari igikemuka reka nkureke ngende mwererwa muyobo diregitrise mwana mwiza pe mbega umukobwa w'igitangaza gusa ko wagira ngo ubukire bwabo ntacyo bumubwiye usanze wivugisha wasaze sha mwanze sha Samuel ukanze gute se ese ko nabona gusa n'utari hafi ahangaha wari urimo wibaza ibiki sha Samuel burya diregitrise ni imana y'u Rwanda gute se biba y'amafaranga wamusabye yarayampaye kubwira se nyine ngo nyeri ubu si wanga ko nyamusaba ntuba wariteye umwako bivuga nabisubira n'ikasi cyane rwose ubu ntiwakumva akanyamuneza kandi ku mutima usubira ngifata telefone ya Kankuni ngo iki kubera ikizi iki cyo kwishyura cyarageze mbura amafaranga ntegereje umushahara w'ukwezi ayaya nareba na cya kibazo cy'umurimo nkibaza uko rwose nzabigenza kandi bitavamo byose bikanyuma none se urashaka kuvuga ko aya mafaranga ugujije ngo wishyure ikimina ngo kitagurisha umurima ayo ugiye kwishyura minerivare ya Kankundi ngiye guhita mbaza nishyura minerivare kugira ngo utazamusohora mu ishuri hasigara ndaye ikimina babone ko mfite gahunda yo kubishyura bagenze make rwose hanyuma yaba twahembwe nibyo ubundi se kuki ushize utanzanye ahantu nk'aha ngaha urumva ukuntu aka kazi cyari keza ushize se nyine ko byasaga nko kwiba cyakora ibaze nawe kuzana muri hoteli umukobwa wambaye iniforume zo kwishyura yewe icyakoze byo nanjye naragusebyaga gusa ko nabonaga abantu basohokanye n'abantu babo bambaye neza nakwirebaho nkumva nahita ngusaba tugataha
nta kundi ariko burya bibaho ikosa ryari iryanjye barize tukaza tutabipanze icyiza ni uko uyu munsi twimwakuye tukaza wabyambara dore abakobwa bakurusha kuberwa hano ntibarenze ubu mbabara w'inyeshyushya ndiyizi di bari abakobwa bose bambaye amajipo n'amakanzu agaragaza ubwiza bw'intege zabo se bahuriye hehe n'aya mapantaro yanjye nambaye ndetse nayo ya make wabyemera wabyanga hano nta wakurusha kwambara neza rero ibyo tubyihorere twivugira ibindi nzi ko twasohotse tutaje gupanga umushinga ibyo ndi tuvuga n'ibiki niko kereka ninkubaza ngo amasomo se ku ishuri aragenda none se ko tutigana ngo urabizi hari ikibazo by'uwimbajije ukabimenya akoze ntibugire ngo mbikubajije kuko urenze kubimbwira oya uraba ubimbajije ushaka kubimenya kuko n'ubundi utabishaka nkubwiye ngo bimbaze wakanga kandi ntacyo nakugira ngaho mbwira rero bimeze neza se nta kibazo biragenda rwose ndi no gutsinda neza koko uko igihembwe gishize uko ndushaho gukora neza ni byiza cyane rwose biranshimishije kubona urimo witwara neza uriya rero aya mafaranga dore nayazanye ngaya gushyikira ubusa ntubaye menshi mbare ndebe ko ari menshi se ubu ntabwo wiruhije rugiye sinari nakubwiye ko nshaka minerivare gusa do aya ngaya arengaho yasubiranye oh no yajyana yose kankundi ugomba kwishyura minerivare ariko ukaniyitaho ugafasha n'umuvandimwe wawe ego mana rero mukenera gukora imisatsi n'inzara mukenera amavuta meza n'utundi tuntu umukobwa akenera twibanga ubu se mvuga iki koko rugi kumbuza uko ngushimira nta kibazo gusa urakoze imana mu ijuru rw'umugisha urakoze cyane pe uko nshimira ko ntiwakubura nanakubwiye murakoze ngusabira n'umugisha keretse niba hari ukundi kuntu ushaka kurenza uko mbwira ngo ndagukunda ubundi se ntidukundana ntubizi oya ntabwo ushaka gukundana uko bisanzwe ndavuga gukundana nk'abakunzi b'abafiyanse banitegura kurushinga ariko urabizi ko mfite umufiyanse ndabizi nyine ariko nawe urabizi ko ushaka umufiyanse ngo nshinge urugo inzu n'imodoka byanjye ndabifite akazi kadutunga karahari ikibura ni umugore wo kubibamo gusa rugi ndakumva ibyo byose ndabyumva ko ubifite kandi ni na byiza ko bigira hanyuma ariko ibintu uri kunsaba biragoye sinzi ko nabona icyo ngusubiza ubu ndabizi ko ngusabye bitoroshye kandi n'uwo mufiyanse wawe ndabizi ko umufite ariko nawe si ngombwa kunsubiza nonaha genda wowe ufate umwanya wawe ubitekerezeho neza uzampa igisubizo nyuma sibyo niyori we niyori ndapfuye ndarangiye we mwana wanjye niyori we ubaye iki mama baba we n'icyo uri nacyo mu nzira kikaba kigukanze mwana wa niyo ndarangiye we oya se kandi noneho umusozi urambonye umugani ndawutanze ariko se kudashyira amarira ngo umbwire ikibaye mama tuzumbwire rwose bigenze bite mama mbwira niyo umurima warawugurishije mwana wanjye umurima uyu murima se kandi uvuga uriya wo ku Gacyamu twahaye ikiminaho ingwate ngo iki none se bawutwaye gute kandi amafaranga yaba ahari ntabwo yabahaye se nawe wagira ngo urimo urateta ubu se bahagurishije ari uko nayabahaye none kuki utayabahaye kandi uyafite ngo nyafite nshimiye ntiyayaguhaye yose se mama ikintu ugiye kuyakoresha kiruta umurima twakuragamo ibishyimbo ni igiki wembwira iryo shyano ngo nshimiye yo kagenda kazabona mama utambwira ko nshimiye nta mafaranga yaguhaye n'ukuntu yari yaratwijeje ko ikibazo cyari amafaranga y'ikimina azagikemura ndetse nabyumva rwose usibye kumva avuga se ikindi ashoboye ni iki wiki ntiyaje akampa 15,000 gusa byonyine ngo ninjyanayo ye 10 na bingahe na 5 15 si ubwo ngubwo yumvaga ari bukore iki mu 50 twagujije yaraje ngo ninakire ngo niyabonye ngo nimbe ntanzayo ngo ndi nayo ngo azaza vuba sinzi ko cyo kimina bativuga uvuye aho twakwihanganiye igihe kinini singayo 15
aho nari yapfunitse ku gitenge aracyariho. Ariko se mama ubu nishimiye amafaranga yakoze iki koko ntabwo byumvikana na gato. Ibyo ntawe ntabyibaza niba adahembwa niba akorera igitega simbizi rwose kuko umukozi wa leta barinde kugurisha umurima yabuze ubwishyu bw'ibihumbi 50. Mama njyewe akanya ngiye kureba Nshinyura bumva kanje nawe ni duhura. Muramenye ntimurwane. Aho duhurira rwose turi siriba. Nta soni koko. Turinde kubura umurima wacu hejuru y'amafaranga twagurije ku mpamvu z'amashuri ye. Nshimiye arambe. Ese kutajya kwiga Kankundi? Mbega sinavuye ko twebwe uyu munsi nta mwarimu dufite mu gitondo. si wowe ndindiriye ariko Urindiriye ndetse ko wamaze kwitegura ukabutagenda. Sora ubu byamvanze n'impamo y'Imana sinzi icyo ndi bukorere rugira uri hariya. Kankundi reka nanjye ngo hane nubwo ndi umwana. So wajya kumbwira ngo nimbanze nagize amashuri yisumbuye ubyo gukundana birarangaza. Ariko we n'ubundi wari ukwiye kubyirinda kuko wari ukiri umwana. Ariko nawe ukwiye kubyirinda kuko uritegura ikizamini cya leta. Kubyirinda biragoye muvandi nkuko nigeze kubikubwira. Kwirinda abahungu bari hanze ahangaha biragoye ariko kwirinda rugira byo ntibishoboka. Ntabwo idashoboka nuko ari wowe umwiha. Niha ntese Sora ubu sisi namubeshye ngo sijya kwiga kugira ngo ataza kuntora ariko n'ubundi telefone ntiva ku gutwi buri kanya niko mbazo ukomeze. Ariko ni wowe urimo mwitaba ku bushake none se uri kumwihora telefone nayo ikifata akakuvugisha. Sora sinakanga kumwitaba kandi nanjye mba numva nshaka kumva ijwi rye. Si nk'ibyo byose se navugaga hanyuma si ibyo byo gukunda ijwi rye no gusohoka kwa buri munsi mwadukanye ibyo bizahura gute n'isezerano wahanye na Shimiye? Soranje mwana wa mama none reka nkubwize ukuri ntacyo nca ku ruhande. Nushaka unseke nushaka untuke niba ngombwa unankubite. Rugira uriya adaciye hirya no hino yansabye kumubera umugore. Ariko sibi nibiki Imana yanjye we Yumvira rwose urwego mugezeho none se yagusabye kumubera umugore yawe ko ufite fiancé. Wimbwira nawe Sora nanjye sinyoboye ko Nshimiye ahari kandi dukundana. Nari mubwira ariko nawe ntashaka kubyumva. Wimbwira ko adashaka kubyumva ahubwo mbwira impamvu ituma adashaka kubyumva. Ubu ndi mwana yirirwa ry'ingwangwa ararihira umugore uri kwiga kumbe nibyo wibereyemo. Dore ni nk'ibyo byose binci intege rero. Ubu se ko yitwa Ngarariha aheruka kuri haryari. Iki gihembwe kuva cyatangira yari bwohereze Minervari. Nayatse Rugira nguza ngo ni mwihorere. Ubu se nari kuba wandi yatayama. Kaho bigeze ahangaha ntashobora kuvamo ntarangije. None se yaraye yaguhaye? Yaraye yampaye nyine. Singaya uretse nze nkwereke. Do. Singaya singiye kwishyura. Ahubwo uzira ikindi mu nzu mpasize n'andi ibihumbi byo 50 byose yarengejeho ngo nyine tujye dukemura tundi tubazo tutari iby'amashuri gusa. Ariko se Mana yaremye abakobwa ubu waduhoye iki koko? Kuki waturemanye inyama itaginyurwa? Aha rekira Sora. Kankundi kumva iki niki reba hano iyi si ifoto y'inyemeza bw'icyo Nshimiye yaranyohereje muri telefone ambwira ngo ntuzagire ikibazo yarishyuye koko. Ushimiye wanjye disi yarishyuye komana cyakora koko disi wanza nkunda yego mungu kwishidikanya ngo ubanza gukunda utekereza ko ibi byose bigukorera uri kiki uri se uri nyina uri mushiki we uri umukobwa we akurihira bigeze akubera iki. Ibyo ariko ntiwakabigenderaho umenye ko nabagira neza ndetse n'imiryango nterankunga bifasha abantu mu masomo yabo. Mbese Nshimiye nawe ni kurubaruje cyangwa mbese n'umukira w'ubuzahashyira ibifaranga afatamo bimwe aza kubiguha ngo bigabanuke? Ntabwo ari kurubaruje nta nubwo amafaranga yabuze icyo yakoza kuko nta wabura icyo akoza amafaranga. Ariko nawe Sora ntuncireho iteka. Wanda bigushiraho ngiye. Unyumve rwose. Numva ikizi. Kuva namenyana na Nshimiye yankoreye ibintu byiza pe. Ariko nanjye kiga numukoreraga ibyiza kandi sinanavuga ko ntanamwiyumvamo. Yewe rwose mbona ari n'umuhungu mwiza wavamo umugabo mwiza. None se ariko Sora ubyibuke neza wibuke ko nta na rimwe arambwira kankunda. Ariko nawe ntugakabye Nshimiye. None se uriya n'umwana muto ugirira impungenge bigezaho?
ariko burya impungenge ntabwo tuzagera ku bana bato gusa kuko ikintu kibi cyaba no ku mukecuru cyangwa se umusaza rukukuri. mwabivuzeho ntara ariko nimwihangane kubasubiza inyuma. nta kibazo rwose. by'ukuri ikibazo nshimiye yagize ni ikihe ko nakomeje kubona atameze neza? yewe rwose nshimiye ikibazo afite yaburanye n'umukunzi we kuri telefone. ariko nshimiye nawe ntugakundane nk'abana. none se wowe urumva aho ushakiye umuntu bose wahita umubona koko? yegora kereka nta kazi agira wenda ahora yitaba telefoni gusa. ntabwo azize directrice Kankundi yashize iminsi rwose 2 tutavugana. ejo ntabwo ari gufata telefone yawe. ariko ntabikubwiye nshimi kudafata telefone ni ibintu bisanzwe. ntabwo bivuze ko igihe cyose umuntu aba ari mu bibazo. harya ntiwigeze kumbwira ko umukunzi wawe wamusubije mu ishuri ngo ajye kurangiza amashuri yisumbuye? iki gihembwe ararangiza rwose. wenda nagira amahirwe akabona buruse tuzahita dukora ubukwe noneho kaminuza yige tubana. mbese urumva niba ari umunyeshuri koko yajya kwitaba uko ashaka kose kandi uzi ko mu mashuri yisumbuye telefoni zitemewe? ibyo directrice avuga nibyo shimi rwose umwumve. we tuzi uhumeke ujye kwirwaza umutwe sibyo? umugore wawe ni muzima ntacyo yabaye nuko adafite umwanya uhagije wo kwitaba telefone. byanze bikunze hari ikintu kitagenda neza kuri Kankundi. erega nanjye ntabwo muhamagara mu masaha yo kwiga, muhamagara nimugoroba yatashye. ariko usibye ko mwebwe abahungu hafi y'imyenda yose mwambara biriho imifuka, ubundi ugira ngo umukobwa watangiye uturimo two mu rugo wapfa kumubona kuri telefone? yego se ahubwo turimo muba mugora tutatuma iminota 3 ngo uvugishe umuntu namubwira uti humura ndamahoro tubari turi muke. ikibazo usaba yayumvise. uragenda ukarambika ku idirishya cyangwa ku meza muri salo, ubundi ukinjira amazi ukoza ibyombo ugateka ugakoropa. uzamenya ngo telefone aho wayisize baguhamagaye kiba ari igitangaza rwose. ahubwo ukese nuraba baguhamagaye bakakubura ngo babaze icyo bagushakiraga. none se nshimi umuntu ntabura amafaranga yo guhamagaza? wowe kuri umukozi nta gihe abura nkanswe Kankundi w'umunyeshuri. murampundewe sinuga ibyanjye ndabizi. ntabwo ikibazo ari amafaranga yabuze kuko yatira na Solange bakamvugisha cyangwa se bakanyandikira ubutumwa. Solange wese si umunyeshuri urumva kuyabura ari igitanga. ariko umunyeshuri wa kaminuza ubusa n'umwe munyeshuri wa kaminuza wamara icyumweru ataguze amayinite kandi akeneye kumenya ko hari ishuri. none se ubu nishimye urakeka ko ari iki cyabaye ku mukunzi wawe? sinzi icyari cyo gusa Kankundi yaba ari mu bibazo. oya aho nawe uribeshye rwose. abaye ari mu bibazo Solange yaba yarakubwiye. oya ashobora kutambwira yanga kunkura umutima ngo ntatakaze. urumva ni nakuye imizi rwose kuko rwose ndamuvugisha akambwira ngo mukuru ameze neza. namubwira ngo amume tuvugane akambwira ngo ntibari kumwe ngo nze kumuhamagara kuri telefone ye. ahubwo se ko numva barimo kuguhahana ngo abo bantu bafite ukuri. Solange we ndamwizera ntabwo yambeshye. ahubwo buriya abanshije kugira ngo Kankundi abanze ave mu kibazo arimo batarinze kungora. ahubwo uzi n'ibindi directrice ni mu murushya rwose njye kubikurikirana. uruhushya rwo rwibagirwa nshimye kuko aka ni akazi ka leta. ugomba rero kukagabanyamo amarangamutima yawe. dore kureho n'ibyo bikweta atabisanga wose umuteguro. ewe nanabigendesheje mu byondo rero sinabihanagura birasa nk'urwatwaye data. ese ko mbona utaye umutwe ataranaza ukuye inkweto mu muryango zishyize ku meza. mana yanjye we ese ubu nzishyize ahangaha numva ntekereza neza we. umva icara hasi utuze ndabona utangiye kuyagara. nawe uri jyewe wayagara Sora. ubu se hari ikindi rugira aje gukora hano kitari ukumbaza umwanzuro unafashe? nyine uramubwira uwo wafashe. uhise ko aricyo kibazo. ubwo se umwanzuro utazi w'ubuzima bwawe n'injye uwuzi mukuru wa inama nakugiriye warayanze. ubwo uragomba gukurikiza izawe rero. ako se wowe ko wungira inama ngo ngumane na Shimye arankunda? yego koko simbihakanye kandi nanjye ndamukunda. ariko se wowe ubona rugira atankunda we? we ubwo se bushe nanjye numvise imodoka. birashoboka ngiye kwicara mu cyumba ntanamenye ko sawa. kanyaye njya ku kingo. ko mutaduha karibu turi tugumye hanze. twanze kubaha karibu kandi muyisanga mwe. yambi karibu. murakoze. kuri hano wenyine se Solange yagiye? Solange ntawe uhari. sinzi ibyo yagiyemo ku ishuri. hanyuma se tubakiriza iki? igihe ari cyose ndafata icyo. okay reka nkuhe aka ngaka nari nateguye. nabonye ariko ukunda kunywa. reka njyewe burya mu inzoga sinywa amoko. icyo umuntu amaye cyose ndinywera gipfa kuba atari icyayi ngo kinyutse ururimi. reka nanjye icyayi sinagitegurira umuntu kuri aya manywa y'ihangu.
Mwasire. Kabagere ku nyota. Murakoze. Amakuru yawe. Amakuru yanjye ni meza. Gusa binajyanye nuko nta mwanya munini ufite. Icyo ngewe sinzi no gutereta cyane burya. Naciye ku ruhande ndashaka ko nkura mu rungabanga. Urungabanga bugutise. Oya we kwivunuca hirya no hino kandi aricyo ntashakaga. Urumva? Icyo nkubaza urakizi. Ubushize twatandukanye nkubwiye nishaka kumbera umugore umbera kuzabitekerezaho. Uyu munsi rero ndatana igisubizo. Umva, sibyo. Somera uru rupapuro rw'ubutumire. Ninde wantumiye? Uramumenye. Uyu niwe mwana nasabye Imana. Imiryango ya Celestin niyamutuye Yezu yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo Kankundiye na Rugira buza Rugi. Ibi ni ibiki se? Aba ni abantu twitiranwa amazina yose n'ababyeyi bacu. Oya. Ntabwo arabo twitirana. Kumana. Ubwo n'ubutumire bw'ubukwe bwacu. Ugiye kumbaza uti kuki nabutegura utaranyemeza. Yego nyine. Kuki we wanditse invitation z'ubukwe bwacu kandi nta gisubizo ngewe ndaguha. Ntega amatwi. Ntabwo byumvikana rwose. Reka nze mwereke. Icyo si cyo kibazo. We niba wumva igisubizo ari yego. Fata kikira. Fata n'izindi utangira utumire inshuti zawe n'abavandimwe. Kumana rero izi zose niba wumva kumbera umugore bitakurimo akira ikibiriti kikira izi mpapuro z'ubutumire zose uzitwike. Cyakora umuntu wazanye igitekerezo cya kandagira ukarabe yakoze cyane pe. Uzi kuba wiriwe mu ishuri ufata ingwa ufata amakayi y'abana bose ukora ku kibaho warangiza ukarya ikintu utakarabye. Iyo telefone isomye gutya ni yawe byanze bikunze. Yihorere mbanze nikarabe intoki. Shemi reba uko wihanagura rwose uyitaye ubanza ari Kankundiye we se wanditseho ngo byose byanjye. Mpereza wite. Akira mpereza akira rwose. Alo Sheri, amakuru y'iminsi ko nari narakubuze. wari warambuze ariko noneho ndaje. Byari byarakugendekeye guteze. Narahamagaye we ndahamagara ntumutwe. Solange niwe wajyaga nyitaba akambwira ngo uraha ariko nta kibazo ufite. Ntabwo yakubeshyaga ntacyo nari mfite rwose nuko nari ndimo nita ku masomo cyane nitegura ikizamini cya leta. Ndabyumva cyane kuko iminsi yo yagiye rwose nta gisigaye. Wige bishoboka kose ku buryo uzamesha ishema nanjye wose nkabona ko ntavunikiye ubusa. Ndabizirikana rwose ngomba kubikora nk'akazi. Sheri, nagutumye diplome nziza ariko bikunze rwose ukazana na buruse rwose ya leta byanshimisha kurushaho byibuze tukazabana wiga na kaminuza. Ndabigerageza rwose gusa nyine hari ikintu kindi nashakaga kukubwira. Urasa urushya koko. Mbwira rwose muteze yombi cyane ko ndi no mu karuhuko. Ni ikintu gikomeye nakubwirira kuri telefone. Ikintu gikomeye? Kuko ne ubwoba Sheri. Ni ikintu gikomeye cyane nshaka ko twavugana amaso ku maso kuko nanjye birangoye kubona uko mbikubwira. Ahubwo bibaye byiza waza muri weekend tukabiganiraho. Nta kibazo rwose bimbwira uko biri kose ndabyakira. Oya bishobora kukugiraho ingaruka zikomeye. Reka nzabikubwire turi kumwe. Ntabwo nahageza Sheri, rwose ntabwo nagezayo. Ukuntu bimbwiye ibintu ubwoba rwose bwinshi. Weekend sinahageza pe, bwaba bwaranyiciye rwose. Kandi n'akazi kabane rwose sinagakora ameze gutyo. Cyari cyose kimwe rwose mwijeje ko nyakira. Shemi. Ndakumva. Twamenye twese ntawe ukize. Curuza mituyu uri umukiriya wanjye. Nyuma dutangira kwiyumvanamo gake. Urankunda nanjye ndagukunda sinabeshya. Ungirira neza unsubiza mu ishuri. Nabyo byose ndabyibuka kandi warakoze. Ibyo ni ibiki uvuga Kankundiye? Kutangiye kuvuga nk'usezera habaye iki? N'ubundi birasa nko kugusezera kuko mfite ubukwe vuba. Uramye ngo ufite iki Kankundiye? Umbabarire inshuti yanjye ahari warankunze ariko ntiwabimbwiye. Icyo utabonaga ni iki se?
uyu munsi rwose birangoye kubikubwira ko ngiye gushyingiranwa n'undi ejo bundi nyangiza oya rwose muvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kandi umbabarire ntunyite umuhemu kuko nta sezerano ryawe nishe no ariko shimi umuntu w'umugabo urimenera telefone kubera umukobwa kwanze koko ubu ni ubugoryi burenze ukwemera rwose ntasoni urabeho usame uragiye ugiye heze nshimi ugiye he simpazi ibyanjye rwose uzaba ubyumva oya garuka muri iki gice cya mbere cy'umukino ndazinutswe wanditswe na Manishimwe Dieudonné mwumvisemo Nshimiye mwakiniwe na Ndabananirwema Jean Dora Croix Kankundiye mwakiniwe na Mugeni Aime Samuel mwakiniwe na Twagerayezu Evariste Beata mwakiniwe n'Umurerwa Solange Lydia mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Nyirasoni mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Niyori mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Rugira mwakiniwe na Kayiranga Alfred Solange mwakiniwe na Maria Oliva naho Mbuguje mwamukiniwe na Katarebe Jerome umutoza akaba ari n'abafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel ni mugire ijoro ryiza.